ibyo ngibyo ntabwo bizongera guhurira ahantu hamwe. Abareyo bazaba bafite ahabo bazicara, hanyuma n'abakunzi b'ikipe ya APR bazaba bafite ahabo bazicara. Niyo mpamvu rero Stade Amahoro twongeye kuyigabana ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport muzaza. Murimo murabibona ko umuntu witwa Damuru Kamayiresi yari arimo araburana u Rwanda, nzababwira ati ibyo muvuga ntitubyemera, ntitubishaka. Mubwira ati ibyo ntabwo tubikeneye, murimo muraduhereza ahantu hatariho, muduha ibice bike kandi twe tuzaba dufite abantu benshi. Claude nawe akamubwira ati ndagushigikiye kuri iyi myambaro yanjye iteye ubwoba cyane imeze nk'abarinda umutekano, ati ndagushyigikiye cyane. Twamaze kugabana stade rero, abazi stade uburyo iteye, abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport tuzahera mu 103 tugere mu 121. Ushatse wanavuga ko ari uko twe twicaye ubushize. Ubwo tuzaturuka hahandi twita kuri VIP na VVIP, tuzenguruke tuze tugere neza hahandi hitwaga mu 10, dufungire mu 10 neza, dufite hasi no hejuru. Hanyuma abareyo twese kuri derby tuzinjirira kuri BK Arena no kwa Rwahama. Umufana w'umwaka rwa Rutabura, Crayoni wowe nkunda n'ikimenyimenyi, ndongera mbigusubiriremo. Tuzicara kuva mu 103 kuzenguruka tukagenda tukagera mu 121 hasi no hejuru, mu gihe abandi bo bazicara mu 122 kugeza mu 142. Rayon Sport n'ubundi ya 17 yacu bayiduhaye, niho tugomba kwicara. Handi twitaga muri 17 n'ubundi ndabona bongeye kuhaduhereza, ubwo igisigaye nuko twese tugomba kuhagera. Hanyuma Matici yamaye ubutumwa ku bantu mwese mwifuza kureba derby. Hari n'abavuga bati ngewe sinzayireba, hari abavuga ati ngewe sinzayireba rwose, ndayireba mu biki ngewe. Akakubwira ati ngeyo ntayo nzareba, ndayireba ibiki ko ntabikeneye. Ariko hakaba n'abandi bavuga bati twebwe turayireba, turifuza kwinjira muri iriya Stade Amahoro. Umuntu witwa Matici yamaye ubutumwa abwira abantu ko bagiye kubakorera uburyo abantu mwese mwifuza guhaguruka mu ntara muzazana mukazira rimwe, hanyuma no gusubirayo mukaza gusubirayo rimwe kugira ngo iyi coordination izorohe cyane. Ngiye kugenda basomera nimero, ubwo buri wese agende yumva ahari n'umuntu ugomba kubafasha. Abantu ko ari benshi abantu natinze kubasoma kabisa, se mbibona. Ariko ngiye kugerageza. Reka ngerageza abantu mbahena Iva, ariko ni nayo nzira yonyine yahita tworohera kugira ngo bize guhita byoroha. Nabaguhaye abantu mwese muzaturuka Kayonza, ufite umuntu witwa Shadrake ugomba kubafasha. Afite nimero ya 0788 53 49 63 0788 53 49 abo ni abantu muri Kayonza. Abantu muri Gicumbi muzahagurukana n'umuntu witwa Ale, niwe uri kubitaho. Afite nimero ya 0788 42 62 48 0788 42 62 okay, tushireho 48. Ariko kugira ngo biborohere sasa ngiye kugwa nimero y'umuntu witwa Matici, uzajya muhamagara akamubona amubwira ati ngende muri aka gace, ndashaka kumenya ese ndajyana nande ninde waduha. Ngo ndabona bigeze saa 4:58 muri Hayon time yo ku munsi w'ejo.
reka nguhe nimero ya Matici kugira ngo uze kumubaza, ariko no ku munsi w'ejo nzongera mbigaruke mbabwira uburyo mugomba guhaguruka muza. 0786 naryumva nkumva budala 779 501. Iyi ni iy'umuhuzabikorwa wacu, nisekamana iyi ni nimero ya Matici, numuhamagaraho araza kugufasha senge atume wabona uburyo uzagera tumuha muri stade Amahoro uturutse mu ntara. Ubwo niba uri Rubavu uramubwira umubazo uti waduhaye nde, ahita aguha nimero ze, kuko mbonye kuzisoma zose bitari bunkundira uyu munsi, ariko ku munsi w'ejo nicyo kintu uzazindukiraho, hanyuma byose bihite bigenda neza cyane. Wari ubisoje se? ndarwajerwa gondera kumugo Bigeze na 59 nyaboneka. So reka mbashimire cyane rero, reka mbashimire cyane mwebwe mwese twabanye. Ubwo niba ari bwo ugifungura radio yawe, ndakumenyesha ko Serami yatashe, yamaze kugera mu rugo. shanwa menshi yarawasana Serami yatashe, ubu yamaze kugera mu rugo. Baya ntagaragera ko urugendo ni rurerure cyane.